uyu mwuka wera iyo yavuze hari abantu bashobora kugira ibibazo ku bwawe, icyaduha tukamwemerera tukamutunga, ibindi byose bizikora. Reka mbabwire, uyu mwuka wera iyo yatujemo ajya aduha imirongo. Abenshi twaje mu gakiza tugoramye tutarabo kwizerwa, ariko uyu mwuka wera aduhinduriye izina. Haleluya! Umwuka wera arakenewe. Icya mbere, kugira ngo ubuzima bwacu bubashe kubana n'Imana, kuko nta muntu n'umwe uzabana n'Imana adashobojwe n'umwuka. Icya kabiri, azatumara ubwoba. Ariko Imana uri imbere ikubera amaso udahari, ikarinda abana bawe udahari, ikarinda urugo rwawe udahari, ikakurindira umugabo wawe adahari, ikakurindira umugore wawe adahari. Yaravuze ngo izaturinda amajya n'amaza, iturindisha amaboko yayo. Imana nivuga wowe ujye utuvuga ati nigwange, abadahari ga igiti ntikibagwira. Hanyuma ariko mbwiwe iki? Worship team. Imana irashaka kubakorera iki? Gitangaza. Nuyakora nta cyumweru kizarangira hatarisha imwe hagati muri mwebwe. Ngirwa ikindi kintu gikomeye Imana irambwira ngo mbabwire kuri uyu munsi wa Pentecote, Imana yohereje marayika wo kukurwanirira. Buriya igihe cyose Imana yishimiraga Abisiraheli yajyaga yabwira ati mbagiye imbere, gahunda ni he? Hanyuma ukuri imbere mureke duhuri. Amen, amen, amen. Imana ibaha umugisha. Reka ndaza turirimbe. Reka dusome gatoya. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa kabiri. Byakozwe n'intumwa kabiri. Reka mbabwire, Imana yo mu ijuru yatanze umwana wayo Yesu. Yaravuze ngo nituyiba imbere izaburite kurengera intore zayo zitakira ku manywa, mbese yazirangarana. Point d'interrogation. Ngirira uwo muntu ngo nukuri Imana ndiri bukurangarana. Ikibazo n'ubwoba wigirira ukavangira ndangaranye, ariko nta kibazo gihari. Nutsinda uwo mwuka w'ubwoba uzabona intsinzi ku Mana. Ibyakozwe n'intumwa kabiri murongo wa mbere. Umunsi wa Pentecote usohoye, icya mbere bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'iki? Uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Habonekamo indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi kuko umwuka wera yabahaye kugira ute? Kuzivuga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka soma kandi kaverise kamwe muri Yohana 16 umurongo wa 13. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira nibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye. Nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi. Mureke mbabwire mwirema nibwo muza kumva amagambo ngiye kuvuga.
mwirema Imana imaze kurema ibintu, singiye kuvuga ku kurema kw'ibintu, yaremye umuntu. Imaze kurema umuntu imwita Adamu, niyo yamwise izina. Bwana asifiwe. Umuntu wa mbere waremwe, aremwe n'amaboko y'Imana, intoke z'Imana ziramubumba. Iravuga ngo yamukuye mu butaka. Adamu risobanura wakuwe he? Mu butaka. Eva rigasobanura nyina w'abantu, akaba yarakuwe hehe? Mu mugabo. Imana irema Adamu yamuhaye ubwiza. Subiramo ngo ubwiza. Yari umugabo mwiza, usa neza. Uyu munsi Adamu azutse akambona, cyangwa se avuye mu ijuru akambona, yajya yibaza aho navuye. Nukuri kose impamvu mbibabwira ni iyi: yari afite metero 6 z'ubuhagarike, yari afite metero 3 z'ubutambike. Ni mwumva uwo muntu turi kumwe no kujya asesera mu maguru, yakibaza uyu ni wahe? Nuwo kwandi. Uko isi yagiye iba mbi, niyo mpamvu mubona natwe twashize. Yes, niko bigenda. Noneho Imana imurema yamuteretse ahantu bita muri Edeni. Edeni ni ijambo ryenda kuvuga ahantu hitwa mu munezero, aho batababara, aho badahangayika, aho barya batarira, aho babyara ntabise, aho babona imibereho batagombye kwiyuhakuye. Kuko igaburo ryo muri Edeni ntiryahingirwaga, ryatangwaga n'Imana. Edeni umunsi umwe Satani abona kuriya munezero abantu badakwiriye kubamo, bazasa n'abari mu ijuru kandi bari mu isi. Ikoresha icyaha nde? Eva. Mu gukora icyo cyaha Imana iraceceka, kuko isezerano ryari rya Adamu. Adamu nawe akora icyaha, Imana ibirukana he? Muri Edeni. Ubundi kiriya cyari igice gishushanywa n'ubuzima bw'umwuka. Bwana asifiwe. Mbabwire, Adamu ari muri Edeni ibintu byamurangaga. Icyambere, Imana yaramuvizitaga, yaramusuraga. Mu gitondo ikaza, Adamu ati karame papa, uri he? Ati ndi hano. Uri kumwe nande? Na Eva. Sheri, cyuki kinyanya arahari. Yes. Aha, byagenze bite? Tuguwe neza. Bibiliya ivuga ngo bari bambaye ubusa ariko bitagaragara. Ubwambure bwabo bwari buhishe amaso yabo. Ntibamenyaga umwambaro mwiza kuko bari bambaye ubwiza bw'Imana. Ntibamenyaga imodoka bagenderamo kuko Imana yari indege bagenderamo. Ntabwo bajyaga baruha bavuga ngo turarya iki kuko Imana yarabagaburiraga. Bakanezerwa bakishima. Umwanzi ararakara, aravuga ati aba batipe nibagumamo hano bazasa n'abari mu ijuru kandi bakiri he? Mu isi. Abakuzamo uburyarya n'uburiganya, abakoresha icyaha, baragenda barihisha, bibonamo ibindi batabonaga, birebamo ibindi batirebagamo, bajya kwihisha Imana ije irabahamagarira babura. Adamu aravuga ngo Mana twihishe, twumvisha imirindi yawe turishe. Kubera iki mwishe? Niki cyabaye? Turumva twasanze twambaye iki? Batipe batangira kujya berekeza amataka inyuma gutya, ariko hose hari hambaye ubusa. Nase umuntu rahisha imbere n'inyuma n'ubundi yarambaye. Ntaho bahishaga. Imana irahera base. Abantu n'ubundi barerekera inyuma n'ikibuno kiragaragara, barerekera imbere n'ubusa buragaragara. Ntaho bahisha. Ngo Imana yavatese, ninde wabwiye ko mwambaye ubusa? Ninde wabibabwiye? Ati Eva, umugore wambaye, yambwiye ngo rye kuri rya tunda wambujije. Ngiye kureba mbona nambaye ubusa. Imana irahindukira ngo niko Eva, niki wakoze? Ati inzoka yaje iranshuka, nijya kwitunda, ngiye kubona mbona nanjye nambaye ubusa. Imana irababara. Ivuma inzoka ariko ivuma n'umuntu. Ntiyavumye umuntu ikoresheje kuvuma umuntu, yavumye ubutaka.
ariko ivumye ubutaka ibwira umugabo ngo ubu butaka buzakwerera wiyishyiki akuye. Yohereza abamarayika barinda Edeni, barayirinda. Bayirinze tipa akajya azerera inyuma y'ingobyi, arunguruka ati utarebayo, ariko nahozemo, wahozemo cyagiye, none ga ntukigize ute tukirimo. Kandi Imana yatwohereje kukurinda, ntiwemerewe kwinjira. Nta tunda se nahengezaho nkaryaho, ntibyemewe, uzajya urya iryo witereye. Nta nyanya se nakaranga mu bitoryi ngo ndebe ko nakoroherwa, uzajya urya inyanya wihingiye. Akurura umuruho, ariko Imana yaramupangiye ibyiza. Mu mugambi wa kabiri Imana itegura Yesu, yateguye Edeni ya kabiri, iteguraho umuntu azanezererwa nta mafaranga afite. Kuko abantu buzuye umwuka wera bajya baririmba ibibaririmbisha nta bihari, bajya bavuga ngo turi abana b'Imana gusa nta myambaro, bajya bagenda batazi iyo bajya ariko bakavuga ngo turi mu rugendo. Iyo wuzuye umwuka wera ukurwa mu kindi gice ugashyirwa mu kindi. Ingorane itorero rifite ntiryari ryashurirwa icyo kintu. Amaganya yacu dufite angana nuko nta mwuka wera uturimo. Nta mukristo ugendana amaganya yuzuye umwuka wera. Dore impamvu mbibabwira, umwuka wera ni umuntu muganira akaguhumuriza, akakubwira ngo uzarya kuruta bariya bari kurya bose, uzambara kuruta bariya bambaye bose, uzatunga akazi karuta bariya bicaye mu kazi. Ibiriya byose ureba ni wowe nabiteguriye. Iryo jwi iyo urifite wizera, ntabwo bagombye kwirirwa bakubwira ngo ryama bakwicareho. Oya, ahubwo ugenda uvuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Bwana asifiwe. Umugabo umwe hepfo hano mu izindiro hano hepfo, ntimuhazi mu izindiro? Abantu bazi mu izindiro tugira turya, ndabona mwese muhazi. Yaragiye abana n'umugore, bamaze kubana bari Uganda, bavuye Uganda barahungutse 94, aza ari umusirikare ngo bitere kabiri, baramusezerera. Bamusezereye ari muri kiriya gice cy'abandi bakozi b'Imana bagiye bavamo babavanamo, ngo avemo ajya mu rusengero gusenga. Imana iramubwira ngo ninjye wabishatse ko bagusezerera. Imana ubu nta nakawunga gahari, nta n'ibiryo wowe umvanye ku kazi, reba ukuntu nabaye mu ishyamba ndakubitika, ngezaho igihugu tukibonye twakanezeremo tukishima, none uranyirukanisha mu kazi, usurabana nzabahonde. Imana iramubwira ngo nzakugirira neza. Mbabwira imyambaro yari yambaye kamambiri itagira urukweto nkuru nambaye rwonyine. Icyambere yari indiscipline mu gisirikare, abari we bahera abatirera abantu n'ubundi ni indiscipline, ntitubatunga bazatugora, bazasebya igisirikare cyacu, kandi turashaka kubaka igisirikare cy'umwuka, abandi bazabishobora. Nahoga aho nyine udashoboye, Imana yagupangiye ahandi ushoboye. Bamwirukana nta nimberekeza kubera ubudiscipline bwinshi. Umugore aramureba ati barakwirukanya, ati aho wananiwe muri bariya nanjye sinzagushobora. Unaniwe abasirikari bazi gukubita no gukosora, nge nzagushobora. Wana nawe arerekera, aramubwira ati no, oya, unaniwe bariya nge nzagushobora. Barakumbaye ngo nkurere se nakurera ngagushobora. Aburi yava aburi yajya, aramanuka ajya mu rusengero muri ADPR. Hari abantu basenga ariko nta bibanza bihari bafite. Barasengaga ariko nta nyubako ndende zihari. Izi nyubako zije ejo bundi, yewe naha dukorera hubatswe ejo bundi. Bwana asifiwe. Basenga, Imana ikajya babwira ngo nza none uribuka ko hari ubwo bwo kuvuga ngo inyuma y'ibi bintu duciyemo hashobora kuza ibindi. Noneho basenga ikabwira ngo nukuri nzabakorera ubukwe. Umukobwa akajya agenda yidunda n'ibirenge, mbibutse ko inkweto zije ejo bundi. None se nimuzambaye ejo bundi mwebwe? Herega mugiye kwa abanyamugi nonaha. None ikajya ibabwira ati nzaba. Yewe umukobwa ikamubwira ati uzajya hanze. Ngewe hanze tubusingiye kongera kuba impunzi, kuko hari amaveribe yihuta n'ay'umubabaro iyo twawubayemo igihe kirekire, ay'ibyishimo ntituyashyikira. Aragiye yuzura umwuka wera na bodaboda n'inkweto, nanjye bodaboda zije ejo bundi kamambiri.
akajya ababwira ati mwumve uko Imana ivuze. Harimo abantu rero b'abasirimu bakajya bamureba, tivuze ngo iki, tivuze ko izangirira neza. Ni wowe si heraho cyane. Bagahera hasi bareba ticyari yakoze ikwiriye no kuguheraho, kuko izo kamambiri ziradusebeje mu by'ukuri. Umunsi umwe abakoresha amasengesho ari Imana ivuze, arabwira ngo Imana irambwiye ngo nimukora yitatu. Nyobozi irateranira avuga ati ariko uriya mugabo nubwo yambaye kamambiri harimo umwuka w'Imana. Ejo bundi aherutse guhanura ibintu turabibona. Timumurebere muri kamambiri, hari umwuka uvugira muri kamambiri. Naba ari we mwumvira, naho uriya we ntiyari uwo kumvirwa pe. Urebye ushingiye ku kwasa nuko ameze n'ubudisipurine dufite bwatumye yamwirukana, ntabwo ari wo kumvirwa. Ariko twamubonyemo umwuka wera, barayakora. Itatu ishize bapfuye bose bari ku karago basenga. Arongera ajya ku ruhimbi n'akamambiri, byari byemewe. Ubu uyu munsi ntibaguha agatuti na kamambiri, birumvikana. Igihe tugezemo n'aba digital ni yesi. Reka twavuye muri analogue, nanjye wambaye kamambiri kuguha agatuti byakugora. Yaho tugeze ugomba kwitoza kujya wambara inkweto. Mutaza kuvuga ngo none natwe tuze, no, mugomba kwambara neza. Ariko yarababaye cyane. Reka mbabwire bavandi, Imana iramubwira ngo babwire ngo bose kuri uyu munsi wo gusoza amasengesho, amasengesho arakomeje. Ibiryo babitetse, ifiriti irahiye, inyama zirahiye, ibiryo birahiye. Baramubwira ati yivuga kare ibiryo bitari byaje. Se wowe ivugira muri we niduteza ibibazo. Ubu urabona ibiryo bitahiye n'ukuri. Inama iraterana, tureka amasengesho akomeze cyangwa twirire. Bamwe ata amasengesho akomeze, abandi ati turarye. Oyasha uwarenze itatu yabatagira umutima. Ububona amararandika zero. Bamwe bararya, abandi barasenga. Barakomeza mu gitondo cya mu gitondo irabasezera ngo nimutahe. Iramubwira ngo ngiye kugukuraho igisuzuguriro. Ibivuga bari ari bake. Ngo yemwe nimwumve uko Imana ivuze ngo igiye kunkuraho igisuzuguriro. Ariko ese wowe uranihanurira, wenda unategereza bazaguhanurira basi wowe uribwira. Aho umwuka wera ari uribwira, kuko hari ubuhanuzi utazahabwa n'abandi, nawe uziha. Kereka nutabawuzuye umwuka wera. Arabwira ati Imana irantabara. Uzaho yararaga mu myumbati. Murabona hari akiduruduru, hari imyumbati myinshi. Niwe yagendaga akaryama, mu gitondo akabyuka akajya ku muhanda, haleluya, agatera za haleluya. Abanyemodoka murabizi twatwegerane twa bisi turya dutoye, bagahengeza atese ahantu abadayimoni habiki. Uyu muntu oratera za haleluya z'imirambararo atuye naho inyubako ye yari mu myumbati. Akuburuka mu myumbati ajya he? Mu rusengero. Yes. Igitondo kimwe Imana iramubwira ati hagarara kuri kaburimbo, bisi niza uyisabe. Turya tubisi dutamini bisi, uyisabe rifuti ujye kwa Rubangura. Kwa Rubangura se kumara iki Imana? Jya kwa Rubangura sha. Uyu munsi urajya he? Kwa hari hagezweho. Kwa Rubangura hari hagezweho. Sa City Plaza zari zitari zubakwa neza, zubatswe nyuma kwa Rubangura. Aragiye afashe tagisi nta mafaranga. Hari ya Kimironko. Agezeyo umutagisimeni ati ishyura. Aravuga ati buretse atera haleluya 3 z'imirambararo. Batari gusara se ubundi kurenza uko mwihorera abasazi twigendere. Urabona yatararangiye. Uririrwa wowe wishyuza n'abasazi wareba. Barikomereza muri gare Kimironko. Asohokamo. Aritonza aravuga ati ibi bintu birakomeye. Mana nge genda kwa Rubangura niho nakubwiye. Afashe indi yicayemo ntatike. Agera kwa Rubangura ati vamo ongera utere 7. Namwe murebe kwa Rubangura kwaterera rirazi. Uriya Kigali yose irakureba. Araba ari hejuru abari. None hano hateye urusengero ruvuye. Arazitera kandi imbibutsi z'abanyabutayu. Iz'abanyabutayu ziba zimeze nk'umwirongi. Ntabwo yes ntizigombera mikrofone. Arakubita ukajya wumva zirabaga. Arazitera barebye bati yewe uri he? Ati ngeze kwa Rubangura. Wamenye kuri mu mugeti ukora aya makosa? Ese ni imodoka twigendere hanyuma baze kumwibariza.
ahagaze kwa Rubangura ntazi ikimujyanye, ndabarahira Imana ngorera ntiyarazi ikimujyanye, usibye iryo jwi riri kumuyobora gusa rimubwira ngo genda genda. Hanyuma akazi karakorwa, uhageze arahagarara, hari ivatiri yaturutse imbere y'Imana iramubwira ngo tera haleluya, arongera arazitera. Umuntu arahengeza, abona ni mugenzi we babanye mu gisirikare, arahagarara ati yewe sha wabaye iki? Ni wowe uri gutera haleluya ati ni wowe ati none se warasaze wabaye iki? Narakijijwe. Ubu discipline bari baziranye, arambwira ati ariko nukuri ko Imana ubu si Imana izagushobora? Ati yarashoboye, ahubwo yaragushoboye. Ati injiramo hano tujyane. Baragenda bajya muri restaurant barasangira, aramubaza ubahe? Ati mba mu myumbati. Subiramo, ubahe? Ati mu myumbati. Ubu uri umuntu w'umugabo twabanye tukaviyo tukagera aha, usigaye urara mu myumbati? Ati cyane. Umugore n'abana? Ati sinzi iyo bari. None se ikore, uri muzima cyangwa urarwaye? Ati ndi muzima. None se wagira icyo agufasha wagishobora? Ati cyane. Ati nubizi se ko ndi umuntu watari, imbaraga ziraza. Aramubwira ati noneho reka mbaze nkwambure iyi myenda, ndashaka kuyikwambura. Baragiye, murabizi aho gare yabaga mbere mu mujyi, niho n'isoko ryabaga hafi aho. Aramuguriye amakote, aramubwira ati urashaka amakote angahe? Amugurira amakote 10. Arangije amugurira imiguri 10 y'inkweto, arangije amugurira amashati n'amakaruvati. Aramubwira ati ndashaka tujyane unjyana aho hantu. Jugujugu mu modoka, baraje neza mwizindira. Ati dore indaro, hari ureba, hari ibyatsi bya, hari ureba ibyatsi byaryamye n'injyo haryama. Ni uryama? Ati cyane no baba musirikari kabiri kabisa, uriya n'abana beza bazino kuganira. Ati usigaye none uri dabu, ati ubucunzi wahano, ati none se mbakuvane uzaba umugabo? Ati cyane. Uzaba umugabo? Ati cyane. Aramuzamukana, yamuzanye hano, murabona uruhande rwa Foursquare aha mukodeshereza umuryango ku 30,000. Aragenda amusubiza mu mujyi, amurangurira ibintu, araza amushyiriramo. Aramubwira ngo jya ucuruza urye uryamemo hano. Murabona turiya tuzu twariye hariya ruguru, harimo utuzu tuba inyuma. Atujya uryama mu cyumba ucururiza hano imbere. Imana ibimuvanye mu myumbati, Imana ibimuvanye mu myumbati. Mwitondese. None dore igitangaza, yajyaga imubwira ngo uzurira indege, uzagenda amahanga, uzaba umukire, uzakomera. Noneho yabivugira hagati muri twebwe dukomeye, bakase hazakomera. Barebana atari ko buriya ntibimubeshya. Hari abantu bajya bavuga ati rero buriya ati hari igihe gutera ikinya cy'urushinge kugira ngo ukomeze ubuzima. Imana ntiterana ibishinge, hoya ijambo ivuze iraririnda. Arahagenda arahicara. Reka mbabwire igitangaza cyabayeho. Yakunzwe n'umuntu sinza kubivuga, tazaterewe ku karere. Aragenda muri burake yari mabwiriza, abona umukobwa wari mwiza neza nk'abo bakobwa ndeba. Aravuga ati yewe muko Imana iravuze ngo uri umugore wanjye. Barakomesha ati toka kwa jina la Yesu, toka shitani, yewe have. Uwo ndakundwa ntibareba aho ndibatunga amazuru n'umwana w'umuyobozi kwa jina la Yesu. Bamujyana mu nteko nyobozi, baramubwira ati niwongera ukayoba, herega warasaze, herega usohotse mu myumbati none utangiye no kujya gutora abadatorwa badakorwaho. Herega uzaduteza ibibazo, uriya mwana uza ruwande. Ariko ni Imana ivuze, ni Imana ivuze. Uracyabihagazeho ko ari Imana ivuze? Njye numvisha ari Imana ivuze. Uri seriye? Numvisha ari Imana ivuze. Toke, niba ari Imana ivuze tuzabireba. Wa mwana aragenda bikubisi wabo. Ati hari umuhanuzi wahanuye ngo ngende umugore we. Umuhanuzi cyangwa umupfumu. Donc byari byayoberanye. Bagombye kumuhamagaza, baramubwira ati turagushaka, mumutuzanira uwo muntu. Subiramo, Imana yavuze ngo iki? Ngo azaba umugore wanjye. Subiramo, Imana yavuze ngo iki? Azaba umugore wanjye. Uri muzima? Ati ndi muzima. Murabyumva neza? Ndenda kubabwira ijambo Imana igivuga ikariherekeza.
maze ibyo bihe ngo baricara baraterana. Harimo umuntu w'umunyamasengesho arabwira ati mureke ibintu nzabisengere, niba ari Imana nanjye izabimbwira. Aragenda arasenga, agaruka ababwira ngo niyo yabivuze muramuka mumumwimye muzagira ibibazo. Imana irabateza ibibazo ku bw'uwo muntu. Ubu nureba uyu mwuka wera iyo yavuze, hari abantu bashobora kugira ibibazo ku bwawe. Icyaduha tukamwemerera tukamutunga, ibindi byose bizikora. Baraje baramubwira ati niko runa uzabona inkwano. Ati mfite papa uzayitanga. Ese isosi atuye? Ati mfite papa. Iso papa. Mu kirere se ntihatuye? Papa azayitanga. Okay. Noneho ugenda ubitekerezeho neza. Nubona ibyo usabwa uzabitanga, tuzaguha umugeni. Nukuri wa muntu arabimubwira, wa wundi wamwubakiye akaduka aramubwira ati rega nabonye umugeni ariko nta nkwano. Aravuga ati wamubonye? Ati wamubonye? Ati wamukunze? Ati cyane. Ndamugukwera. Ntago hiduka nkakwima inkwano. Araza aramukwera, ubukwe bwe bugenda neza. Nta minsi Imana ibacira inzira burira indege baragenda. Uyu munsi ni umuntu ushobora kugera kuri airport hariya arazwi. Uyu munsi yaje mu Rwanda, hano muri Rwanda nta torero yapfa guhagararamo. Yes. Avuga Icyongereza ntacyo yarazi, avuga Urufaransa rwinshi, avuga indimi nyinshi cyane. Ni umukire ukomeye. Iyo ni imirimo y'umwuka, si isambu. Ntabwo ari gakondo y'iwabo, ntabwo ari ubwenge. Yari indisipurine mu buryo bw'umubiri. Imana iramugorora. Reka mbabwire, uyu mwuka wari yo yatujemo ajya aduha imirongo. Abenshi twaje mu gakiza tugoramye, tutarabo kwizerwa, ariko uyu mwuka wera aduhinduriye izina. Haleluya. Ningira umugisha, hari umuntu wigeze kuvuga ngo akunda kuza agakunda gufasha amatorero matoya, kuko nawe yabaye mu bigufi. Iyo wabaye ahantu ugakandamizwa, iyo utabawe wumva wakiza bakandamijwe. Imana inyemereye kazamumva namubazanira. Ariko icyo nenda kubabwira arakomeye. Dore ijambo nenda kukubwira, umwuka wera, uyu mwuka wera ajya ahindura ibintu byose. Ni ryari dushobora kubaho ubuzima bubona impinduka z'umwuka wera? Ni ukwemera gusa. Kwemera. Uko hari abantu batemerera umwuka wera. Kera twaramusabaga tukiyiriza tugasenga tukavuga ngo umwuka wera ngwino, ariko umunsi abantu basaba umwuka wera ni imbarwa. Hoye muri iki kinyejana basaba umwuka wera ni bake. Umwuka wera sazamara iki? Umwuka wera ni uzakora imirimo yose. Bwana asifiwe. Reka mbabwire ibintu nashatse ko tuganiraho. Umwuka wera arakenewe. Icyambere, kugira ngo ubuzima bwacu bubashe kubana n'Imana, kuko nta muntu n'umwe uzabana n'Imana adashobojwe n'umwuka. Icya kabiri, azatumara ubwoba. Munyumve neza, igihe cyose wagize ubuzima bw'umwuka akumara. Dore icyambere, ngewe umunsi wa mbere nuzura umwuka wera nasabye kujya mu ijuru. Cyabaye icyifuzo. Mana ndashaka gutaha, yo iyi siragoye, njyana Mana, ndayisaba, ndayinginga, ndayihenda, wancyuye Mana, wancyuye. Kandi umugore wanjye yaratwite inda ya mbere. Ariko kureba iby'inda ya mbere wapi, kureba umwana uzavuka wapi, kureba nyina azasigara he wapi. Umwuka wera yankumbuje ijuru, amara ubwoba. Igituma kimwe gituma dutinya gupfa nuko tugenda n'ubwoba. Iyo umwuka wera hari, uravuga ngo napfa nzajya mu ijuru, nimbaho nzakorera Imana. Ariko imbaraga z'umwuka wera nizo zitubashisha gutinyuka. Amen. Amen. Sivuze ngo dupfe tugende, turiho ngo dukore iki kwanza. Amen. Dore intege ebyiri zitumye turiho. Iya mbere ni ukugira ngo dukorere Imana, tunezeze Imana, twishimire mu Mana, dukore imirimo y'Imana, tujye
tugere ku rwego twuzuza umugambi w'iki w'Imana. Iya kabiri ni ukugira ngo tubeho tugirire abandi akamaro. Bwana sifiwe. Rero icya mbere, umwuka wera niwe ukenewe kugira ngo tubane n'Imana. Icya kabiri, agomba kutumara iki? Ubwoba. Hari abantu bagenda n'ubwoba, mana ubu sindiho, nzabaho nte, nzarya iki mana, ariko ubu mana wowe wakugira njyewe. Ubwo bwoba bwawe ni ikimenyetso cy'uko ubura umwuka wera. Amen. Mbabaze usibye ko twiga gakeya, nasigaye mfite imyaka 9. Data na mama barapfa, data wacu n'abana be 12 barapfa, nsigara ndi mu muryango udafite hepfo no haruguru. Mama umunsi yagiye gupfa muri iyo myaka 9 nari mfite, arambwira ngo uzasanga umukiza azagira ute, azagufasha. Arambwira ngo icya kabiri uzamenye bene wanyu, icya gatatu uzakorera. Arangije arasinzira. Mbabaze, umurage w'isamba avuzeho n'uwuhe? Umurage w'imodoka avuzeho n'uwuhe? Mbabwire hegitari iwacu dufite. Iwacu hari isamba iva nkani gatahiyo, ariko ntiyazivuzeho. Amashyamba yarahari, amakawa yarahari, insina zari zihari, ntiyazivugaho. Kubera icyo mubyeyi uzi ubuzima bwa buri munsi atavuze kuri ibyo? Kubera iki? Kubera iki atabivuze? Nuko azi ko Imana ari ishoboza. Imana ni ishoboza abantu. Dore rero ingorane, umwuka wera niwe nari ngeneye kugira ngo amenyeshe iby'ubwiru bw'Imana, kugira ngo nzabe mu mugabane mama yasize. Amen. Amen. Reka mbabwire, ubutaka burahari. Arubwo bajya kohereza ibishyimbo mata, urya ibyo uhinze he? Subiza. Uyu mugore ubona stoke yihoramwe ibitoki n'ibirayi n'akawunga n'imiceri, ni ifirigo yirimo inyama n'ibinyanya byinshi n'ibintu byinshi. Ubu mubona turya neza. Ndabweshye turya neza, ndabivuze. Mugira ngo ndasa neza n'inyamakara? Yewe. No. Ibyo bintu ni ikinyoma, nukubeshye. Turya neza. Ariko dore igitangaza, ntiturya kuri diplome dufite. Nta nubwo turya kuri gakondo twagabanye iwacu. Turya kuri gakondo y'Imana. Munyumve neza. Uyu mwanya Imana ikwigisha ko wabaho kandi utari gukora ukabaho. Imana ikwigisha ko mu buzima bwo kwizera ukuzura umwuka wera hari ibitangaza wagenda ubona bidaciye muri bene wanyu, bidaciye hirya no hino, yonyine ubwayo. Niyo mpamvu yavuze ngo ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Ibyo yabibwiye Isiraheli, irabibwira ngo kuva narabatoranije gusa kubaho ko muzabaho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mbwirira muturanye ngo reka ubwoba. Kuri iyi Pentecote reka. Hari abantu n'uyu munsi babufite. Reka ubwoba. Icya gatatu, niwe muyobozi utuyobora. Abayoborwa n'umwuka nibo bana. Muzi kuyoborwa n'umwuka. Ushobora gutunga miliyoni kuri konti, ntuyikore utari wabaza Imana ikigomba gukora. Mana, aya mafaranga nyakoresha iki? Uyampereye iki? Mana, ibi bintu mbikore nte? Kuyoboza umwuka wera. Mana, nicyo ushaka ko nkora muri iyi minsi? Gufata amasengesho ubwira Imana ngo nyobora icyo nkwiriye guhagararamo. Reka mbabwire ikosa nakoze ndaruha. N'uyu munsi hakaba hari umuruho nishinja kubera jewe. Ndi umuntu wakoreye amafaranga, nzi gukorera amafaranga, kandi ngewe ngira morale kuva mu gitondo kurinda bwira. Harugari wasanga nangewe ndafite morale. Yes, ni ikimenyetso cyabwira ngo ndi n'umukozi, si ndi umunebwe. No, ariko Imana iranyigisha ngo ngwino unyegere nkuyobore. Nanjye ntihoya, amafaranga agomba kugira ute? Kunyobora. Amafaranga arambwira ngo nindacuruza nzapfa. Yes, nutaba uri gukora business urarangira. Naho Imana iri kumbwira ngo va muri business uzibe pasiteri, nzagutungiramo, nzaguheramo icyubahiro, nzaguheramo agaciro. Babivuga ngahita mbishukunya. Pasiteri, papa si pasiteri, nta nubwo ari n'umudiyakoni, n'aba pasiteri ndi.
hari umunsi nigeze kwenda kurwana n'uwo bita ngo ni mama Jamila. Mama Jamila arafite icyumba hakurya hari harandeba ngo uzakorera Imana, ngo ndabona disi uri mu mupasiteri afata Bibiliya arayinkorera ariko nari nyimuhekenyesheje. Ndababwira nti mujye muvangirirwa hirya iyo ngiyo, njyewe ntabwo ndi pasiteri. Atuzaba we ku nabi no kuneza namaze. Hari abahanuzi bahanura akabihagararaho. Ibyo ndi kubyanga ariko niyo cy'umwuka ashaka. Reka mbabwire, ntidushobora kuzagera ku rwego rukomera ngo duhagarare duhamya Imana tutemera ku mwuka wera tubera iki umuyobozi. Mbabwire ikosa Petero yakoze. Yafashe intumwa Yesu amaze gupfa, igihe kimwe arareba aravuga ati ibi bintu nta wamenya, afata zimwe azijyana azisubiza mu burobyi. Yesu agarutse arababonekera bari ku nyanja, arabwira ngo amahoro yanjye nabe murimo. Petero ati munyambike ga. Erega batipe baroba hari ibintu barobana ntimubizi, nibo ba mbere bazanye deshire. Ntabwo mwari mubizi abantu ba mbere bambaye deshire n'abarobyi. Nahiga ibyaba bana b'uyu munsi batoragura ni ibishaje. Deshire ya mbere yambaye iki umurobyi, kandi bambara deshire neza no ku mabuni bikase. Naho gize uyu munsi zikase mu mavi gusa, bazakate no ku kibuno bigira inzira. Yes, kuko abarobyi barabizi, bazi kwambara deshire. Ntabwo mwari mubizi. Yesu arabwira ngo mwakesheje ijoro hari icyo mwabonye. Arabwira ati nukuri pe, dore twomoye umuraga ntacyo tugize ute. Abereka aho baroba. Reka mbabwire ijambo rikomeye kuri uyu munsi, nitutemera ngo umwuka wera tuganirize ntituzamenya aho turoba. Ntidushobora kuzamenya iyo niwe utanga icyerekezo. Bwana sifiwe. Hari abagabo bavanga twebwe mugira ngo turi bakanyamugi, muzavangirwa. Emera umwuka wera gutungira iki urutoki. Bwana sifiwe. Bwana asifiwe. Emera gutungira urutoki ku gakobwa kawe ushaka n'umusore wawe agutungira urutoki. Abako mwemere umwuka wera batungira urutoki. Nimwanga muzabwahagirana. Mbabeshye niko mada, usibye ko umwuka wera gucunguye akampindura ubundi uburari nyuma y'inzu. Urumvaga umugabo unywa akanywa ikesi ya mitsingi ya 12, yataka avuga ati rero iyo nanyweye ntabwo ndarana n'umugore. Chini wa ulinzi we genda toka inje. Atayirave ati toka inje, tayikundi yutoka wewe rukundo ndarwo. Iyo ataba umwuka wera ukora akazi abageze. None ga mwebwe ngo muzabihindurira. Ayo mahirwe ntagira bose. Yes, ndabafite mwirirwa mwebwe mutoragura ngo yewe ngarasinywa ngariko nta kibazo arayafite, ngafite ayanywa. Hari umunsi uzabatizwa umubatizo wo mu gitanda n'uwo mu gikoni n'uwo muri saro. Hanyuma kandi iyo bawukubatije ubu wamarira ibihe byose. Bwana sifiwe. Umwuka wera ni uzi kutwubakira ingo nziza, ni ushobora kudutuzi tukadukiriramo. Mwuka wera aratuyobora, icyamba tukemera akatuyobora muri iyi minsi. Nibuka umunsi tuvi Cyangugu twaraye mu rusengero, munsi twimukana na madamu n'abana yari yaravutse. Twaraye mu rusengero iryo joro turara dusenga. Imana iratubwira ngo mpagurukanye namwe, ntimuzakorwa n'isoni, nzajyana namwe, ninjye ubahaye akazi, mugende mucuruze. Reka mbabwire, mumbwire uburyo umuntu yacuruza 100 bikava ku 100 bikaba 500. Ijwi ryaramanutse riramubwira ngo yewe riya we, bwira Ndorimana Edouard ngo iki si igihe cyo kumuha amafaranga. 1 ni igihe cyo kunkorera. 2 ni igihe cyo kugira ngo avuge ubutumwa amahanga. Azaba umushumba, azayobora itorero, azabwiriza amahanga, azaba umuhanuzi, nzamukoresha ibikomeye. Niba yanze kunyumva ngo agende, ngiye kumweza mu cyuri. Imana isubiramo aho narokokeye nuko yagiye inkiza. Ndangije arambaza ngo wumvishe? Ntinumvishe. Nuko nitabye ndaza. Abumvira umwuka wera bazabaho banezeza Imana.
impamvu uyu muhamagaro ntazawuvamo kabone naho nahura n'imiyaga nuko hari uwambwiye ngo genda. Iyo wazanywe n'Imana ntabwo utwarwa n'imiyaga. Iyo wazanywe n'Imana ntabwo ruhurura ziguhururana. Iyo wazanywe n'Imana abanyamagambo urabarenga. Iyo wazanywe n'Imana abantu bakora utunama tutari ngombwa urabwira umwuka wera ngo ngirayo undebere ibyo baganira, inama zabo zitatanye. Umwuka wera niba yarabazanye muzatinda, niba mwarizanye turi kumwe namwe igihe gitoya. Yes, ntabwo ushobora kugumana n'umuntu umwuka wera atazanye, kuko umuyaga wenyine uramutwara. Ni nk'umugore utarazanywe n'umwuka wera, iyo mwashonje araguta. Haravuga ati oya ibisi nabibayemo. Ukuri kose burya nagukunze ufite akazi, none niba nta kazi bahi. Yes, uw'Imana izanye muratindana. Bwana sibiwe. Haleluya. Mwisengesho rigufi ngozi abantu bakuri iruhande batazanywe n'Imana, Imana ibagukize batembereze. Yesu bazakubera igisitaza. Ya niko bigenda. Ibatembereze. Mese usezerano ibatembereze. Uko nibatakubera umugisha bazakubera igisitaza. Imana nta marangamutima igira. Mbabaze ihamagara Aburahamu yajyanye nani? Loti. Barumvikanye. Imana kuntari umuhanga ireka Loti atora Sodomo na Gomora, cyari ikibaya cyiza. Maze Aburahamu atora Kanani, yari agasozi kagasi. Iramubwira ngo kari agasi nzakagweraho umugisha kuko turakajyanamo. Ariko Loti ahatoye azahagirira ibibazo. Ntabwo ikibazo ari ubwiza ahantu uri. Reka mbabwize ukuri, ntimurebe umugisha mufite. Ntabwo ari uko muri hoteli, ntabwo ari uko muri mu ntebe nziza. Umugisha mufite nuko muba muri kumwe n'umwuka wera. Ababwira gumana nanjye, tindana nanjye, gumana na mama Wiri, gumana na Adamu, gumaho. Muri ubu butayu murimo mucamo muzabuvamo, muri izi ntambara mucamo muzazivamo. Iyo muri kumwe n'ijwi ry'Imana ribayobora ntimuyobe inzira. Reka dukomere Yesu amashyi menshi arabikwiriye n'umungeri. Ndinzaho kubera ko abayoborwa n'umwuka ari bo bana. Umva ikintu gikomeye rero. Yesu yaravuze ngo nazazenda ku byanjye ababwire. Muzi ijambo ryitwa kwenda ku byanjye. Iyo turi kumwe na Yesu inama ibera mu ijuru tubamo. Yohana yabaye ku kirwa bita Patimo, arangije aba no mu iteraniro ryo mu ijuru mu nama yo gucungura umwana w'umuntu. Ngo abana b'amarayika barateranye n'ibizima baraterana ngo habuze uwacungura iki? Yohana arizwa nuko abuze wo gucungura umuntu. Ngo maze mu gihe yari ari mu marira ngo marayika aramubwira ngo yewe Yohana we wirira dore indare mu muryango wa Yuda iranesheje ngo amanuke abumbure cya gitabo amene ibimenyetso 7 bikibumbye. Icyo gihe Yohana yari mu isi ari no mu ijuru. Igihe kirageze ngo tube mu isi turi na hehe. Iyo ariko Mana uri mwiza uzi kuba mu ijuru. Reka mbabwire, wari wigera uryama ukajya urota umuntu uza kukoroga uwo ari we. Mwahura mu nzira akajya kubwira ati muri aho muhi, ukamubwira ati ndakuzi ndaho koko kuko Yesu andindiye mu biganza byawe. Wari waba mu nteko yo mu ijuru ngo maze kwereke mu nteko y'ibibera mu isi abantu bajye bakuvuga amagambo uhure nabo. Bakubwira ati mama pastor muri aho, bwira ati ndaho kuko mbazi. Kuko Yesu Imana ikubera mu ndeko mu ijuru no mu isi. Ntabwo urabona bacura imigambi mibisha Imana ikayikwereka itari yasohora. Ibiri kukubwira ngo humura ndahakubereye. Asenda ku byanjye, asenda amabanga, azamena amabanga y'ingozi z'ibibi, azamena amabanga y'ibigambirirwa ku buzima bwawe. Uwo mwuka wera aguhishurira ibintu abantu badashobora kumenya. Nicyo gituma ngubwira ngo uwo mwuka wera namukwifurije kuri uyu munsi. Ajya tumenera amabanga. Hajya tumenera iki? Amabanga. Ngewe nta kintu kijya kimba hatambwiye. Yes, harambwira. Kwifurije karajya kubwira. Hajya kugira ute? Hajya kubwira. Haleluya. Hari bimwe twabaga turimo dusenga, twaryama tukarota. Ukagira karoto.
none abandi ari kuvuga ati turamwica hanyuma turamwica dute mu muca amatwi. Imana ikagiye kubwira ati dore bari kuvuga ngo baguca amatwi. Ahandi ati turamwica turamuca amano. Mwuka arakubwira ati muhizi bari kuvuga ngo baraguca amano. Ikakubwira ati kandi ubareke ahari bazaterana, ariko inama bazaba bateranye nzaba nyirimo, ariko sinzi uzaba ugize ute mbateranije. Uzakoraniraho kukurwanya wese azagwa imbere yawe ari wowe wagize ute asize. Uzikina Imana ibiri kukubwira ngo inama zo ziraterana, ariko nanjye nateranije abamarayika. Yes, inama ziraterana, ntabwo mwebwe muzi amakuru. Inama ziraterana zo kubagirira nabi, ariko izo nama Imana ikazibamo ari maneko wawe. Ntabwo twebwe dusaba maneko wundi, dufite umwuka wera utunekera amakuru. Aratunekera ajya tubwira ngo dore bateranye. Bajya baterana kugira ngo bagutware utwawe. Bati tuzaca muri iyi mbino, tuzaca hano, tuzakubitira muri iyi nguni. Hatumva iburyo ibumoso, ati nawe urahara ati nditegura itara, ati mwuka wera akavuga ati bateranye. Kandi dore icyiza irakubwira ngo pfukama gusa, wowe tera ivi hituzitanye. Ariko Imana ni nziza zitatanye. Iryo sengesho rigira ute rizitatanye. Dore ikintu Imana ibishaka ihatubera kugira ngo twebwe tubere maso. Muzi Dawidi kuntu yavuze kuko arafite abanzi benshi. Zaburi ya 46 n'umurongo wa mbere. Somera Adamu irukanga nsenge. Ala tela sika sito rika shayabo. Ndashaka kuza kuvuga indimi uyu munsi kuko ni umunsi wo kuvuga indimi. None ni umunsi wo kuvuga iki? Indimi. Imana niyo buhungiro n'imbaraga n'umufasha utabura kuboneka mu byago. Ongera usubire muri iryo jambo mwene ongera. Imana niyo buhungiro bwacu. Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazagira ute naho isi Oria kosita rakashataraya. Naho Ukraine n'Uburusiya n'Ubushinwa na Amerika byakwicuri bikicurana twebweho ntacyo tuzatinya. Mbabwira amakuru, mbabwire mbabaze, ubu uri kumwe n'umugabo wawe uzahari, hanyuma si byari murabizi, ariko umwuka wera abakubereye maso agenda amurinda avanga amurinda amubwira ati nubwo umugore adahari ndahari, nubwo umugabo adahari ndahari. Tana sakasha umva babwira amakuru, umwuka wera ajya turindira abacu tutari kumwe nabo. Ubu muzi abantu mutari kumwe nabo, hari amatelefone ababwira ati urahari, umwe akamubwira ati musubize ko udahari. Erega burya namusubiza ngo arahari. Ariko Imana uri imbere ikubera maso udahari, ikarinda abana bawe udahari, ikarinda urugo rwawe udahari, ikakurindira umugabo wawe adahari, ikakurindira umugore wawe adahari. Yaravuze ngo izaturinda amajya n'amaza, iturindisha amaboko yayo. Ayo maboko azakurinda. Muzi icyo nshatse kuvuga? Ubundi bikwicuturanye nabyo. Ukuroga muraturanye. Ushaka kukwica bari hafi yawe. Umugambanyi ntaba kure y'uwagambani, umugome ntaba kure y'uwashaka kugomera. Dore ibanga nirimo, mwuka wera agenda apusa. Tuzamushobora mubereye maso. Ntabwo uzamushobora. Niba ndabyumva batera haleluya. Dufite umwuka wera, nakunze umwuka wera. Yabwiye umugore n'umugabo arabwira ati none iri joro turatahana. None se ko wamaze kutubwira ko umuntu agiye kutwica, ati reka da, ninjye murinzi wo kwizerwa. Hanyuma sura turindisha iki? Ati turatahana. Ati ndabaha ikimenyetso, iri joro ku rugo rwanyu uwabarogaga muramufatisha amaboko. Imana turamufata, ati turamufata ngewe. Umugore ahita agira ubwoba, umugabo atari ko reka imuduhe tumufate. Aturagira ngo bakwice mugabo wanjye, urumva icyo gikoko wagifata? Ati reka da, none ndashyiraho umurinzi.
ngashyiraho iki? uburinzi. Mesiya w'isezerano. Reka mbabwire agashya umwuka wera yakoze. Mwijoro saa sita, mwijoro umuntu araza tiburi arazenguruka. Hari ukuntu baza bagakubitaho utubuno twabo kwenge bagira tureture bagakubitaho, akongera utwo tubuno twabo tureture agakubitaho, ngakubiteho. Yes, bagira utubuno tureture. Kandi ko bameze siko babaye, siko barindagiye cyane. Umurinzi yari ahari, hari ingwe irya neza ingwe ya yindi yarakaye, irasuma iramugota, imugotera ku rugi, iramubwira ngo none uracahe, irahuzura. Avuza induru n'akabuno ku rugi, avuza induru ati ndapfuye nimundabare. Aritabariza wenyine. Abaturanyi nibo baje ingwe barayibura, basanga we yambaye ubusa na twa tubuno twabo. Tesesha kuvuza induru wafatiwa, ati ngwe, ati gikoko, ati kiri hese, tikiri. Ahubwo wageza huti ubu busa wambaye uyi discipline nge wayivanye. Ese bundi imirondoro y'abantu mbona ari mirundi y'abantu wayikuye? Ese utudutwa inyamaswa twukenyeye wadukuye? Ati nari naje kubaroka. Hanyuma ati ngo imfatiya iri hese, bayikurahe? Vuga ngo mwuka wera yakoze operasiyo. Mwuka wera ashobora gukora operasiyo ku kibazo cyawe akakirangiza neza, kandi ku rubanza rwawe aziyerekana ari umutsinzi. Mu izina rya nde? Ngirira uwo muntu mwegeranye ngo uteye ubwoba uri kumwe n'umwuka wera. Uteye ubwoba, uri umuntu udasanzwe. Haleluya. Baramukubise ku kabuno, akabuno bagaha ibiti, baragakubita karatukura gahinduka umukara, baragakubita. Barangije aramubwira ngo ngaho genda. Ati sinabishobora. Yirirwa aho ngaho bumwiriraho. Igitaramo cy'abana, icy'abagore, icy'abagabo kimutaramiraho, izuba rimurengeraho. Ngaka kabarozi, ngaka kabagome, ngaka kabatindi banga kuryama iwabo, bakaza kuryama iwacu tutarabatumiye. Baza kwirukanga inyuma yawe utaragize utarabatumiye. Imana ibagufatire. Hoya byaturivuga ngo mana bamfatire. Hari umuntu ubyumva haguruka atera haleluya. Ibagufatire. Ibagira ute? Ibagufatire mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. Kuva uwo munsi umurozi arabura, gucuragura birahagarara, ubugome bwe burahagarara, akorwa n'isoni ku karu. Umwuka wera ajya twambikira ubusa abatwiruka inyuma nta mpamvu. Reka nongere nkubwire ijambo ry'ubuhanuzi. Uwiteka agiye kukwambikira ubusa bamaze iminsi bakurwanya. Vuga ngo abambike ubusa. Abambike iki? Ubusa. Abambike ubusa mu izina rya nde? Rya Yesu. Haleluya. Icyo nicyo icyo turashimira Imana. Turashimira iki? Reka tuyikomera amashyi menshi. Reka tuyikomera amashyi menshi irabikwiriye. Reka tuyikomera amashyi menshi irabikwiriye. Hari imbaraga z'umwijima tuba tugomba kumenagura, tuzimenagurishije imbaraga z'umwuka wera. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umva kandi kantu. Haleluya. Bibiliya tubwira ngo azatsinda bisi. Azagira ute? Muzi bakoresheje abantu bisi. Ijambo ryitwa abantu bisi nabagambirira kugira ngo baburizemo umugambi w'iki. Icya kabiri bashinzwe kuvanga Imana ntibaho. Bati iyo Mana muvuga ntiriho, iyo Mana muvuga ntigira ute, ntikora. Azabatsinda abemeza iby'ibyaha byabo. Dore ibanga nirikomeye, dore ibanga rikomeye, dore ibanga rikomeye nuko abantu bose bagusuzuguye umunsi umwe bazatsindirwa imbere yawe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umuntu umwe yigeze andukira umugore ndababara, aramubwira ngo aba bantu byawe uzabagaburira iki? Barinda hekana, tubahekanye mu muhanda, turimo tubahekana. Aratarika abana, wa mugore w'umusazi we, abantu uzabatungisha. Niba ari umugabo ufite abana beza ni njyewe. Kuko impano wahawe n'Imana ntabwo ari igisuzuguriro yaguhaye.
kuko icyo wahawe ugikuye ku Mana ni umugisha wahawe. Dore rero abakuburanya n'abakujajinga bakubwira ngo uri umusazi, nuko umunsi umwe bazatsindirwa imbere yawe. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Imvugo yiwe ni ame. Ngana ku musozo ndagira ngo nkubwire ijambo Imana yavuze kuri wowe ntirishobora guhera. Hari uwatubwiye ngo iyo Imana itari yasoza amasezerano ikurinda gupfa. Satani yagufata akakugenza uko ashaka, ariko ntiyaguheza umwuka. Oya, mwuka ntiwahera. Intumwa ariyo magambo nasomye yarababwiraga ngo nimpfa nzazuka. Bakamubwira ati ntawapfuye ngazuke. Kabwira ati jewe nzababera icyitegererezo cyuko nimpfa nzagira ute. Ayo magambo bari banananiwe kuyihanganira. Reka mbabwire kimwe kigaragaza abantu ko batuzuye umwuka wera. Ijambo ry'Imana rigira intege nke muri bo, ntirigira imbaraga muri bo. Kimwe kizaranga abantu ko umwuka wera ari kure yabo ni uburyo bakirana ijambo ry'Imana imbaraga, kwizera. Amen. Reka nivugira utundi tubiri twisengere. Nari ndimo mvuga ngo azatubera mu nama zo mu ijuru. Inama yo mu ijuru iyo iteranye ibiteraniye kugucungura, nicyo cya mbere. Bwana asifiwe. Icya kabiri, iyi nama yo mu ijuru iteranye yiga ku itorero. Icya gatatu, yiga ku muryango. Icya kane, yiga ku gihugu. Iyo umwuka wera ari gukorera mu gihugu, igihugu kiba amahoro. Reka mbabwire, iyi si mureba igira ibintu yubaka kugira ngo igire imbaraga, ariko niba hari ikintu kigira imbaraga ni umwuka wera hano. Ububyutse twirirwa duhanura ntibuzazanwa n'ikindi, n'imbaraga z'umwuka wera. Mu bubyutse Imana ishaka kuguha, irashaka kukuzuza imbaraga. Iyo udahawe imbaraga ntushobora kuzagera ku byasezeranijwe, ntibishoboka. Reka mbibabwire, igihe cyose utuzuye imbaraga ntushobora kuzabona ibyasezeranijwe, kuko niba hari umwanzi ukuri inyuma nushaka kugukura mu masezerano, kandi nagukura mu masezerano azaba akuriganije ejo hazaza h'igihe kirekire. Kuko iyo utakaje amasezerano uba utakaje avenir y'ubuzima bwawe. Iyo utakaje ibyasezeranijwe uba utakaje ubuzima bufite impinduka muri wowe. Nicyo gituma Yesu ni uwa mbere. Umwuka wera ari mu butatu bwera, Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera. Kuko ari bitatu n'ibitandukana. Iyo utaye umwuka wera uba utaye Imana na Yesu. Iyo utaye Yesu uba utaye umwuka wera, uba utaye Imana. Iyo utaye Imana uba utaye umwuka wera na Yesu. Donc kubiguma nuko ari bitatu nibwo buzima bwiza bunejeje kandi bufite iterambere ry'ejo hazaza. Narimo nganira ndavuga ngo niki kiryoha? Ntabwo etaje ari iryoha. Ntabwo mubizi umwuka muri etaje. Ntabwo umugabo aryoha, umugabo mu mwuka wera. Hari ukuntu njya ngendana na madamu sa nuhaguruka nkwereke kuri uyu munsi wa Pentecote. Hari ukuntu dukunda kugenda sobeka amana ukuboko kuri kwinjizemo kwa kundi kwa musaza wawe. Enda hano nkwereke tukagenda gutya abazimu bagapfira muri quartier. Niyo turimo tugenda hari abasohoka mu nzu bakajya bagira bati uri iki kintu cyica abazimu. Noneho munyumve neza, ejo bundi turi ku ishuri rya theology baravangwa noneho pasiteri yazindutse yewe ati ni igitangaza, atariko we na madamu n'akaboko ko kandi tuva ko no mu ishuri babizi ako kandi vanga ako kandi n'uburyohe. Kuko ntabwo ndi muri liste y'abarayi bamuniga. Erega liste ziba zitandukanye. Hari abandi bafite liste yo kurara bahekenyanya. Kuko hari umugabo w'iwacu yafashe umugore amurya ugutwa, ariko umugore nari yamufashe ubugabo arabukanda ati napfewe. Agiye kubura bati nagikawe abayoye ugutwara kurya k'umugore kiba too much. Muri iyo liste rero ntitubamo, turashimira Imana. Yes. Iyo liste
iyo lisite ntabwo ari nziza. Nubwo twaba dufite 1000 turashimira Imana, nubwo twaba dufite 5 turashimira Imana, kuko iki ngiki nicyo kinezeza kuruta amafaranga menshi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Umva nkubwire sheri, hari umugore umwe afite imodoka ye n'umugabo afitiye, barabisikana, umwe agasohoka nta ureba undi, mu gutaha kandi imodoka zabo amazuru yabo ntajya arebana, kandi baba mu nzu igeretse 2, mutagira ngo bari mwiciriritse. Kugira ibintu ni byiza, ariko kugira umwuka wera mu bintu, vuga ngo ako kantu genda wicare hariya, ako kantu ako muzi uburyohe bubamo. Hari abakobwa bari gushaka abagabo bafata Imana, niyo abafite ubwanwa burebure nzamufata, uzamubwira abanza bwogoshe, kuko ibintu byateye ntiwamenya. Yese ko hari ibintu musigaye mwarashyizeho ntazi, ariko kandi kimwe kiranga abantu bafite discipline, imyambarire yabo ikwiriye kuba bigaragaza uburyo musa, bigomba kuba bigaragaza ko muzuye umwuka wera. Kuko dufite abasore muri iyi minsi batuzuye umwuka wera, buzuye aritere guterura. Imana ikumpera ibintu ariko biri mu mwuka wera, iguha umugore wuzuye umwuka wera. Uzikunda aryoha, ahora akubwira mutware 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 mutware, yambi niko se wiriwe hese, ariko Mana uri umugabo mwiza, ngwino hano ku meza, karibu mama. None ariko umugore wuzuye abashidodi arakubwira ati ngiyi isahani, ngiyi ni foke, ngiyi ni kirahuri, wirwaneho nutirwanaho n'akazi kawe. Are mwene data akajya kuri WhatsApp, ibindi ntibimureba, kajya yibaza naherekeje abandi. Ariko se niko saramaza ari muri dushe, gendi ibasiri hariya n'injerekani iri hariya hirya mu cyumba. Yes, aho umwuka wera ari ibintu byose ni sala. Bwana asifiwe. Kandi bimbabwira niko kuri, ndabingingira Imana ibaha abantu buzuye umwuka, ntibajya bagorana. Iyo usitara kubwira ngo gakire, wakorora akavuga ngo urakomere. Iyo wagira ngo uravuze ati yo ndariwe ati turibwane, sobanura ntibajya bagorana. Ariko yes, ndakwingingira uwo muntu wawe ukugoye yuzura umwuka. Yes, birambabaza iyo ugataha ukinjira muri salo mwiriwe, ukagira ngo usuhuje intebe, suza abo bantu ubabwira ati mwiriwe neza, bitese wiriwe neza, urasa neza, mbega umumama yo, ariko umugore wanjye uri imfura, nawe arabinjira namenye kuyandi. Ni ikimenyetso cy'uko nta mwuka wera uhari, kuko umwuka wera ari abantu baranezerwa. Twebwe iwacu mbaza twabibayemo, iyo yaririmbaga Boniface papa yararirimbaga, hari indirimbo yagiraga yakundaga kumva ku rubaho rwa National, imbaho z'amaradiyo ya kera, twese waribwirizaga muri saro ugahita uca agasigarana na Beretirida we yashatse, twebwe twese mu cyumba. Kandi ikintu cya mbere yabazaga, inka zariye, nta kubaza umugore ngo wiriwe, oya, inka zariye. Wahitaga umenya ko ari uhageze. Inka zagize ute? Ubwo niba zitariye intambara igize ute? Irarose. Agahita ahamagara ati ngwino hano, inka zibura kurya gute? Aba bana bose bari hano. Ruferedi uri he? Ati papa nukuri nari nagiye kwishura. Vuga uri hano nkwereke. Ndashimira ko nuzuye umwuka wera. Abana banjye mpageze baranezerwa, bose bangwa mu gitu. Ibyo ntabyo nzi, ntabyo narereshejwe. Ari kabi wanjye iyo ntashye bose bagwa he? Mu gituza. Ku mugabo wuzuye umwuka wera, ku mugore wuzuye umwuka wera. Reka nisengere. Ndabizi ko mwarushye, turatuma umwuka wera arabikora. Ndabingingira Imana yohereze umwuka wera. Harana bate pastor ntabwo bizi, twarashize, ubona tugenda nibikomere, magambo mabakomeretsa, badubaga nta anesthesie general baduteye, tunubu ni ntahanda gafino bifite ibyago ati ndapfuye. Ndabizi, humura, hari ijambo rimwe, haracyariho ibyiringiro,
haracyari ibyiringiro yuko igiti naho cyatemwa cyongera kigashibuka kikera imbuto. Humura haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro yuko igiti naho cyatemwa cyongera kigashibuka kikera imbuto. Humura haracyari haguruka ku maguru yawe dusenga Imana. Nubwo igiti naho cyatemwa cyongera kigashibuka kikera imbuto. Humura haracyari ibyiringiro yuko igiti naho cyatemwa cyongera kigashibuka kikera imbuto. Humura haracyari bwira mugenzi wawe mubwire ibyiringiro yuko igiti naho cyatemwa cyongera kikera humura haracyari ibyiringiro yuko igiti naho cyatemwa cyongera kigashibuka kikera imbuto. Haracyari ibyiringiro yuko igiti naho cyatemwa cyongera kigashibuka kikera imbuto. Humura haracyari. Kambabwire duhagaze bavandimwe, uru rugendo rwacu, waba ufite amasezerano menshi, waba ufite makeya, ufite ibyenda kugutema cyangwa ibyagutema, ariko ndinginga Imana ngo wongere ushibuke kuri Pentekote, wongere utohe mu mutima wawe, wongere wuzure imbaraga z'umwuka wera, wongere wumve imbaraga zikumanukira, wongere wumve umwuka wera acushumuka muri wowe, wongere wumve ibitangaza bikoreka mu mutima. Kuko isengesho tugiye gusenga ndagira ngo mpamagare ibirimi by'umuriro. Abantu tugiye kubatizwa mu mbaraga z'iki? Z'umuriro. Ikintu cyose gihagaze imbere yawe Imana igitwike. Ikikubuza kuzura umwuka wera, ikikubuza kubohoka, Imana ibatirisha iki? Umuriro. Tugiye gusenga Imana. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ngo bari hamwe bahuje umutima. Mfatira ukuboko kwa mugenzi wawe, ufate mubwire ngo turi hamwe kandi tugiye guhuza umutima. Musobeke mu kuboko kwa kundi kwa basaza banyu na bashiki banyu bikore. Mwegerane se muratanduka, nta metero hano zirimo, mwabaye muti nimushiremwe amaboko, mushiremwe amaboko rwose, mufate umusobeke mubwire uti uyu munsi turi hamwe kandi tugiye guhuza iki? Umutima. Imbaraga z'Imana zimanuke muri iri teraniro, imbaraga z'Imana zimanuke muri iri teraniro. Zemera kwibirenge byawe ikurinda ntabwihunikira nisinzira. Imana irinda bisira, ihora iri masoni. Imana irinda bisira heriwe, ihora iri masoni. Imana irinda we, Imana irinda bisira heri, ihora iri masoni. Imana irinda bisira heri, ihora iri masoni. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe kumanywa izuba ntiriza kwica we, nijoro
kumanywa izuba we kumanywa izuba ntiza kwica nijoro kumanywa izuba we kumanywa izuba ntiza kwica nijoro twese tuza gutinya. Komeza umufate mu kuboko, mufate mubwire ngo humura turi hamwe, turi mu mwanya umwe wo gusenga, tugiye gusaba imbaraga z'umwuka wera zimanuke duhuje umutima maze tuvuge indimi, turekure umuriro ahantu dutere bole telekota iriko soto riwa shakasa enibo shaibo rika sata ria shaiboniwa riko soto tika shaiboni. Wirekure uvuga ururimi rushya, wirekure none uravuga ururimi rushya, witoze kuruvuga rika sataraka shata ribobo sokotorokosha riba satarayasha riko soto kitasha rebobo soteta kaya reko shota ria sika eni washaya bolewa rebobo senga hamagara Imana kuri mugenzi wawe, gira icyo umwaturaho, gira icyo umuvugaho kuri munsi wa Pentekote, gira ijambo umwaturaho rika satataka shayabo rebo soto toka sharabo rika sata ria shika rebo soto teko sha rika sata rebaba ribobo seketarayabo rika shataraka reko soto toko shaya ribaba seketea rebo bosokea rika shataria sa reko shataibo ribo soto rika sha. Senga hamagara Imana yawe. Mana uri Imana y'imbaraga, Mana uri Imana y'ububasha n'ubushobozi, uri baba seketoro rika shatatakasaya ribobo soketo rika shatariasa. Imbaraga zawe mwami, imbaraga zawe mwami, imbaraga zawe mwami, Mana uri imbaraga zawe mwami, Mana uri imbaraga zawe mwami, imbaraga z'umwuka we, 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 imbaraga z'umwuka wera. Manukana imbaraga mwami, reka bavuga indimi, reka bahanure, reka barote, reka berekwe imbaraga zawe, reka zigaragare kuri bo. Rebo soto tokosha. Ibyari byarabahambiriye nibibarekure, ibyari byarabahambiriye nibibarekure, ibyari byarabahambiriye nibibarekure, ibyari byarabahambiriye nibibarekure, ibyari byarabahambiriye nibibarekure. Mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga z'Imana, uwo mugozi nucike, uwo munyururu nucike, iyo ngoyi nicike mu izina rya Yesu. Ibyaha nibikubitwe hasi, imbaraga z'ikuzimu nizimenagurike mu izina rya Yesu. Rekura imbaraga zawe mwami, rekura imbaraga zawe mwami, rekura imbaraga zawe mwami. Nibuzure umwuka wera, nibavuge mu ndimi, 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 nibavuge mu ndimi. Rekura umuriro, rekura umuriro, rekura umuriro, rekura umuriro, rekura umuriro. Fire. Rekura umuriro. Babatizwe mu mbaraga z'umwuka wera, babatize mu mbaraga z'umwuka wera, babatize mu mbaraga z'umwuka wera. Rebo soto tokosha rika shatarakasa rebo seko totosha rika sete rebosha rido ria shaibo ribo soto tikasha rebo liwa sikatala reko sata tikasha. Imbaraga zawe mwami, imbaraga zawe, imbaraga zawe. Manura imbaraga zawe mwami, 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 manura imbaraga zawe mwami. Reka bubumve, reka ubumvire basenga, reka ubasubize basenga, reka ubakoreho basenga. Ubutware bwawe bukomeye, reka bugaragare, kunesha kwawe gukomeye, reka kugaragare. Rekura imbaraga, rekura umuriro, 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 rekura umuriro. Abarozi babahambiriye nibabarekure, imbaraga zababoshye nizibarekure, imigambi ya Satani nipfa ubusa mu izina rya Yesu. Rekura imbaraga kuri bo, rekura imbaraga zawe, rekura imbaraga zawe. Nibabohoke, nibuzure imbaraga z'umwuka wera, nibuzure imbaraga z'umwuka wera, nibuzure imbaraga z'umwuka wera. Nibanezererwe imbere yawe, reka ubabohore mwami, reka werekane gukomera kwawe. Bari hamwe buzuye umwuka wera,
ngo bari hamwe bahuje umutima. Imbaraga zawe ziramanuka, imbaraga zawe ziragaragara, imbaraga zawe zirakomera, imbaraga zawe ziriyerekana mu izina rya Yesu. Erekana imbaraga zawe mu miryango yacu, erekana imbaraga zawe ku bana bacu, erekana imbaraga zawe mu itorero ryawe, erekana imbaraga zawe. Bohora, 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 bohora imitima yariboshe, bohora ibitekerezo byari bihambiriye. Bohora, 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 bohora mwami, bohora, bohora. Rika sota rika sha rebo site rika eliwa shayabo. Ubuzima bwabo nibubohoke, nibatinyuke, nibasohoke mu gahinda, nibasohoke mu marira, nibasohoke mu mwijima, nibasohoke mu marira y'igihe kirekire, nibasohoke mu gahinda k'igihe kirekire, nibasohoke mu makuba, nibasohoke mu ngorane, nibasohoke mu byabarizaga, nibasohoke mu izina rya Yesu. Reka barangurure bavuge, reka barangurure bahimbaza izina ryawe, reka barangurure bavuge gukomera kwawe. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana uko basengerana mwami. Reka ubumve uko basengerana mwami. Deri bobo sokototoko shalabo rika satarakaka reko shotorokoko ribobo sekotoro reko shataraka ribobo seketora reka shatarawa ribobo sototo rika sataraya riko shataria sika ribobo sekotariwa sha. Imbaraga zawe, imbaraga zawe mwami, imbaraga zawe mwami, imbaraga zawe mwami uko bafatanye mu maboko. Buzuza imbaraga z'umwuka wera, nibuzura umwuka 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 wera. Reka babohoke imigozi bahambiriye, nituragurike, nituragurike, nisenyagurike, nimenagurike mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Manuka n'imbaraga, manuka n'imbaraga, manuka n'imbaraga, manuka n'imbaraga, manuka n'imbaraga, manuka n'imbaraga. Umutwaro wose wari ubaremerereye nuturwe hasi mu izina rya Yesu. Imbaraga yose yari ibafashe nibarekure mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwuka wera nizimenagura iyo myuka mu izina rya Yesu, nizimenagura ibyo bicaniro mu izina rya Yesu, nizimenagura iyo migambi y'umwanzi mu izina rya Yesu, nizimenagura iyo migambi y'ikuzimu mu izina rya Yesu. Aka kanya ibyabo nibibohoke, ubuzima bwabo nibubohoke, imbaraga zawe nizibakoreho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mufate mu kiganza, mufate mu kiganza, mufate amaboko yombi, mufate amaboko yombi, mufate amaboko yombi, mufate amaboko yombi, mufatane muri babiri, mufatane muri babiri, mufatane muri babiri. Ugiye kumusengera ngo Imana yamanuye umwuka kuri Pentekote, numanuke mu buzima bwe, numanuke mu mibereho ye, numanuke mu muryango we, numanuke mu bibazo byose. Uyu munsi imbaraga za Pentekote zimenagura imbaraga zari zaraboshye ubuzima bwawe, zimenagura imbaraga zari zaratwikira ubuzima bwawe. Mwatura ayo magambo: Mana y'imbaraga, Mana y'ububasha, Mana y'ubushobozi, Mana yo kurindwa, Mana ikora ibitangaza. Uko basengerana, rekura imbaraga zawe, rekura imbaraga zawe, rekura imbaraga zawe, rekura imbaraga zawe, rekura imbaraga zawe. Ibyari bimuremerereye nibimuveho, ibyamutwazaga igitugu nibimurekure. Uyu munsi yakire kubahoka. Imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe nizimanuke. Pentekote mu mitima yacu, 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 Pentekote mu miryango yacu, Pentekote, 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 Pentekote mu itorero, Pentekote mu rusengero, Pentekote mu bana bacu, Pentekote ku batware, Pentekote ku bamama, Pentekote mu bamama, Pentekote mu aho twavutse mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, 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 imbaraga z'Imana zidasanzwe, imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zibohora. Senga, 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 hamagara Imana yawe, musengere, musengere. Mwature ubutsinzi, mwature kurindwa, mwature gukomezwa, mwature gutabarwa, mwature imbaraga z'umugisha, mwature ihumure. Ebole tola sakasha, rebo sototokoshaya, rebo setorikasha, rika satatikashia, rebo sotariwa,
rekura 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 rekura. Imana nimubenera amabanga yo mu ijuru, Imana nimubwira ibyenda kuba, Imana nimufashe, Imana nimutsindira bisi, Imana niyemeze abatajya bemera, Imana nituyobore mu nzira zayo, Imana nikorane natwe mu izina rya Yesu. Hamagara 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 hamagara, musengere musengere, mwatureho imbaraga, mwatureho kunesha, mwatureho ubutsinzi, mwatureho ubutware, mwatureho gukomezwa mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, imbaraga zidasanzwe, imbaraga zibohora, imbaraga zibohora. Pentekoste, 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 Pentekoste. Uzura umwuka wera, uzura indirimbo nshya, uzura amashimwe, uzura ubuhanuzi, uzura indirimbo nshya, uzura amashimwe mashya, uzura impinduka mu rugo rwawe, impinduka nizibeho mu bana bawe, impinduka nizibeho ku rugo rwawe, impinduka nizibeho. Pentekoste, 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 Pentekoste. Nitaye mu miryango yacu, nitaye mu bana bacu, nitaye mu aho tuvuka, nitaye mu bo twashakanye, nitaye mu bo dusengana, mu mbaraga z'umwuka wera. Musengere musengere, mwature amagambo y'ubutsinzi, mwature imbaraga z'Imana, mwature amagambo y'ubwenge, mwature amagambo y'impinduka. Muremeshe 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 mu buryo bukomeye, muremeshe mu buryo budasanzwe, muremeshe mu buryo bukomeye. Mwature amagambo akomeye, mwature imbaraga z'Imana, mwature amagambo azamuzibohora. Mubohore mubohore mu maboko y'umwanzi, mubohore mu maboko ya sekibi, mubohore mu maboko y'umugome, mubohore mu maboko y'abarozi, mubohore mu maboko y'abamuhiga, mubohore mu maboko y'abamugenza, mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, 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 imbaraga zihindura, imbaraga zirema, imbaraga zikomeza, imbaraga zubaka, imbaraga zisenya ibihome by'umwanzi, imbaraga zisenya ibihome by'abarozi, imbaraga zimenagura imyuka yose y'ikuzimu. Rebo bosokota, reko shataraka, rebo bosekitiria, rika shatarakasa, rebo bosetota kitasha, riwasika ibo, rebo bosota, rika shatata, rebo bosototo, reko shataibo, eni washaibo. Mwature umugisha w'Imana, mwature muvumure 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 amagambo bamuvumye, muvumure amagambo bamuvumye, muvumure amagambo bamuvumye, mukure amagambo mabi bamwatuyeho, mukure ayo magambo mabi, mukure ayo magambo mabi, mukure ayo magambo mabi, mukure iyo myuka mibi, mukureho, mubohoze, mukure amaboko y'umwanzi, ibiganza bye bibohoze, umubiri we ubohoze, umutwe we ubohoze. Kuri uyu munsi wa Pentekote musengere 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 musengere, mwature amagambo, ayo magambo araba, ayo magambo arasohora, ayo magambo aruzura. Mukomeze muremeshe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Mukureho icyangiro cy'abarozi, mukureho icyangiro cy'abadayimoni, mukureho icyangiro n'igisuzuguriro, mukureho icyo giti utagendana, mukureho uwo mwaka bamusize, mukureho izo mbaraga z'ikuzimu, muremeshe mu buryo budasanzwe. Imbaraga z'Imana, imbaraga zirema, imbaraga zihindura. Mwatureho, mwatureho amagambo meza, mwatureho amagambo akwiriye, mwatureho amagambo mazima, mwatureho amagambo y'umugisha, mwatureho amagambo reko sototokosha, rika satarakaka, rika shatarabo, ribo sototikasha, rika siti reko shaibo. Azabaho, azarama, azaramira mu bana be, azaramira mu rugo rwe, azaramira mu kazi, azaramira ahantu aho umwanzi amurwanyiriza. Imana ntizamurindira, aho Satani amurwanyiriza niwe Uwiteka azamurindira. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Higaragaze Mwami, hiyereka abana bawe, hiyereka abana bawe, nibuzure umwuka wera, nibavuga ururimi rushya, nibabohoke mu mbaraga z'Imana, nibabohoke mu mbaraga z'ubwiza bwawe, nibabohoke mu mbaraga z'Imana, nibabohoke mu mbaraga z'Imana, nibabohoke mu mbaraga z'Imana. Imbaraga zaturwanyaga zirapfuye. Mwaturanga imigambi y'umwanzi irapfuye, mubwira ngo imigambi y'umwanzi irapfuye, mubwira ngo imigambi ya Satani irapfuye, mubwira ngo imikorere ya Satani irapfuye, mubwira ngo ibyo bakorewe, ibyo wakorewe, ibyo wakorewe bitaye agaciro. Umwuka wera
agiye kurema ibindi bishya. Umwuka wera agiye gukora ibindi bishya. Umwuka wera agiye gushyiraho inzira. Umwuka wera agiye kurema ibitariho biremeke. Mubwire amagambo y'ihumure, mwature ijambo ribohora. Mubwire ngo uzarama, mubwire ngo uzarya ibyiza bye mu gihugu, mubwire ngo uzakomerera imbere y'ababisha bawe, mubwire ngo uzakomerera imbere y'abakurwanya, mubwire ngo uzakomerera imbere y'abaguhiga, mubwire ngo uzakomerera imbere y'imbaraga zikurwanya. Wereye none amarira warize urayahanaguwe, ibikomere wakomeretse urabikize mu izina rya Yesu. Agahinda k'igihe kirekire kararangiye, amarira warize agiye kurangira. Abakuriganije ntibazongera kukuriganya, abakwambuye ntibazongera kukwambura, abakunyagaga ntibazongera kukunyaga. Wereye none Imana ikuremeye ishimwe mu kanwa kawe. Hari indirimbo ugiye kuririmba, hari umunezero ugiye kunezerwa, hari imbaraga zitabaye, hari imbaraga ziremye, hari imbaraga zikoze, hari imbaraga zimanutse kuri uyu munsi. Musengere, mwatureho imbaraga, mwatureho imbaraga, 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 imbaraga. Rika shatarakasa, ribo sotorokosha, rika satatakashaibo, riko sototikasha, riba liwa sito roko shaya boliwa, erbo sototikasha la boliwa, reka satatike shete reko, riko kosototoko, riba baba saka, reba baba baba, riba baba baba, riba baba baba, reko sototoko shara, rika satarakaka, rika shatara baba, riko sototoko shaya, riba baba baba, reko sototikasha, rida yabaliwa, rika sito rika shaibo. Retolika side reya shayabo, eribo site tika shay. Umwuka wera nahanagura ibyo bagusize, umwuka wera nahanagura ibyo bagutongereye, umwuka wera nahanagura imyuka mibi, umwuka wera nahanagura imbaraga bagukoreshejeho, umwuka wera nakukura icyo cyangiro, umwuka wera nagukura icyo kinegu, umwuka wera nagukura icyo gisuzuguriro, umwuka wera nagukure ha ay. Reko sota raka shayabo, riko soto tika shaibo. Imbaraga zawe mwa, 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 imbaraga zawe mwa. Manuka n'imbaraga zawe mwa, manuka n'imbaraga zawe. Hari imbaraga zamanutse, hari imbaraga zamanutse, hari imbaraga zamanutse, nimuzakire. Hari imbaraga zamanutse, nimuzakire. Hari imbaraga zamanutse, akira imbaraga z'Imana, akira imbaraga zidasanzwe, akira imbaraga zibohora, akira imbaraga zihindura, akira imbaraga, akira indi imbaraga, akira umwuka wera, akira umwuka wera, akira umwuka wera. Mwakira mu mutima wawe, mwakira mu bitekerezo byawe, mwakire, mwakire, mwakire. Ni bande babyumva batera haleluya we. Ongera uzamure haleluya, ongera uzamure haleluya, ongera uzamure haleluya. Hari indwara zisotse, menagura umwuka w'indwara, menagura umwuka w'indwara, menagura umwuka w'indwara, menagura umwuka w'ibyorezo, menagura umwuka, menagura umwuka usenye. Kuri Pentekote indwara turazimenagura, iyo myuka turayimenagura, izo mbaraga turazimenagura, iyo myuka turayisenyagura mu izina rya Yesu. Iyo myuka y'indwara, iyo myuka y'ibyorezo turayisenyagura, turayisenyagura mu bana bacu, mu miryango yacu, mu itorero ryacu. Turasenya iyo myuka, menagura, 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 senya, 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 rimbura, rimbura. Wandwara we soka, wandwara we soka, wandwara we soka, wabumuga we soka, wamwuka mubi we soka. Senya, kora urwaye iyo ndwara iragiye, kora urwaye iyo ndwara iragiye. Hategeke, tegeke iyo ndwara irasohotse, tegeke iyo ndwara iragiye. Kora ku mubiri wawe aho urwaye, iyo ndwara iragiye, iyo ndwara irasohotse. Soka wandwara we, soka wandwara we, soka wabumuga we. Koraho, koraho aho urwaye, aho urwaye, aho urwaye hakore. Indwara iragiye, iyo ndwara iragiye. Tangaza, tangaza, indwara iragiye, yitangaze. Tangaza kigiye, tangaza kisohotse, tangaza kigiye. Tangaza, tangaza, tangaza ko birangiye. Birarangiye, mbaye muzima, mbaye muzima, mbaye muzima. Imyuka ituma tutororoka, turamenagura iyo myuka ituma tutororoka.
imyuka ituma tutabyara ngo tugwire, iyo myuka ituma tutororoka, senya 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 uwo mwuka ukenyura umuryango, senya uwo mwuka utuma utabyara, senya uwo mwuka watuma utororoka, senya uwo mwuka wo gupfusha, senya uwo mwuka, senya. Babwire ngo abanjye bazabaho, tangariza Satani ngo abanjye bazabaho, abana banjye bazabaho, umugore wanjye azabaho, umugabo wanjye azabaho, ba mama bazabaho, ba data bazabaho, bazabaho. Turasenya umwuka wo gupfusha, turasenya umwuka wo gupfusha abana, turasenya umwuka wo guse lekakasakatarabo rikasatatakasha rekosototaka rikashata rakashaibo. Senya 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 uwo mwuka, senya uwo mwuka, senya uwo mwuka. Ababyeyi banyu bagomba kubaho, ababyeyi banyu bagomba kubaho, famiye yanyu igomba kubaho. Uwo murwayi nakire, uwo murwayi nakire, uwo murwayi nabe muzima. Ari ndatangaza iri tangazo, uwo murwayi nabe muzima, uwo murwayi nabe muzima, yaba ari mu bitaro nabe muzima, yaba ari mu gitanda nabe muzima. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana kuri Pentekote twatuye ubuzima, twatuye impinduka. Rika sata rakasha reko soto rokosha ribo sitaria reko shata raka rika site reko ribo shalawa riwa site rikasha.